nyagasani Yesu n'abane na hamwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Uko umwaka utashye, ababyeyi be bajyaga i Yerusalemu guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Nuko umwana amaze imyaka 12 bamujyana yuko babimenyereye umunsi mukuru. Iminsi mikuru irangiye barataha, ariko umwana Yesu asigara i Yerusalemu ababyeyi be batabizi. Bagenda urugendo rw'umunsi wose bakeka ko ari mu bo bagendanaga. Hanyuma bamushakira muri bene wabo no mu bamenyi. Bamubuze basubira i Yerusalemu bamushaka. Hashize iminsi 3 bamusanga mu ngoro yicaye hagati y'abigisha abateze amatwi kandi abasiganuza. Abamwumvaga bose batangariraga ubwenge bwe n'amagambo yabasubizaga. Ababyeyi bamubonye barabumirwa, maze nyina aramubwira ati, "Mwana wanjye watugenje ute? Jye na so twagushakanye umutima uhagaze." Arabasubiza ati, "Mwashakiraga iki? Muyobewe ko ngomba kuba mu nzu ya data?" Bariko ntibasobanukirwa n'ibyo ababwiye. Nuko ajyana nabo i Nazareti agahora bumvira. Nabika ibyo byose mu mutima we. Ko Yesu yakuraga, niko yukaga ubwenge n'igihagararo, anyuze Imana n'abantu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu.